Mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba One Fox TV show. Amazina yanjye nitwa Rosette Rox. Uyu munsi ku itariki 16 saa 8 z'amanywa twari turi kuri Onomo Hotel twitabiriye press conference ya Isimbi uzwi kuri Instagram nka Aria Cool. Ni press conference irimo yavuzemo ibintu byinshi bitandukanye. Icyo nababwira cyo harimo abastari batandukanye nka Anita Pendo, harimo abanyamakuru muzi babastari nka Lukman, Emi, K John, Sabe n'abandi benshi batandukanye. Iyo press conference rero ya Aria Cool yavugiwemo ibintu byinshi ari byo tugiye kubagezaho. Aria Cool nkuko mumuzi kuri Instagram ni umukobwa w'impirimbanyi niko nabivuga, ni umukobwa uzi gucengera. Aria Cool yagiye aca mu mafilme menshi atandukanye nka filme ya Aria Movie Rwasa, na amafilme menshi atandukanye kandi n'umukinyi ubizi kandi ubisobanukiwe. Aria Cool rero yarebye kuba yakina filme avuga ati ugute ngewe nta kikorera filme yo ku giti cyanjye. Aria Cool yashishuye yuko filme ya Aria Movie ari true story cyangwa se inkuru mpamo y'ubuzima yagiye acamo. Icyo twababwira nuko nyine abazareba iyo filme ya Aria Movie no kuvuga ko ibyo muzabona n'ubuzima Aria Cool yaciyemo. Harimo abastari bamenya n'umuntu mukunda nze kubona henshi cyane kandi agaragara mu bikorwa byinshi bya Aria Cool. Bamenya atangaje yuko 20% ari ibitekerezo bye, anavuga ko 80% ari ibitekerezo bya Aria Cool. Musanzwe mubabona ahantu henshi baba bari kumwe. So rero bamenya avuze yuko adatewe ubwoba nuko abantu benshi bagenda bazana amafilme kuri YouTube channel. Avuga yuko abenshi bagiye bazana amafilme ariko bikarangira batsinzwe bafeirinze cyangwa se bahombye. Bamenya yavuze yuko ntabwo atewe ubwoba n'abantu benshi bavuka ngo bazanye filme kuri YouTube channel, ahubwo we afite ubushobozi bwo kurwana, mbese yamaje kugafata agomba kurwana gufightinga n'abantu bagomba kuzana nyine ayo mafilme kuri YouTube channel. Rero nabatindiye nabaha ikaze muri press conference ya Aria Cool mugakurikirana ikiganiro twagiranye nawe. Ni ikiganiro cyiza cyane yatangajemo ibintu byinshi tutari tuzi. Urumva ntago mwari mubizi yuko ira filme ya Aria Movie ari ubuzima bwe. Rero nabatindiye nabaha ikaze muri press conference mugakurikirana ikiganiro twagiranye na Aria Cool. Murakoze cyane. Tuje gutangira mbere natangiye gashimira mwabonye artwork ivuga ngo big announcement, and indeed it is. It's a big announcement. Yo mpamvu turi hano uyu munsi wa none kuri imbere yacu no kuri hari pano iriho abantu badusova. Ndatekereza ko tuje gutangirana na introduction, ariko mbere ya introduction babwire ko turi hano kutubwira ku bijyanye na Aria the movie. Of course biyobowe na Aria na nyir'ubwite nyiri movie ari Aria, ari nawe waduteranyirije hano muri iyi press conference. Hanyuma iyi announcement yaduhamagariye, ndatekereza ko twese twari tuyitegereje. Hari byinshi twabonye launch ya movie, twagiye kuri Canal Olympia twabonye movie. Hanyuma uyu munsi wa none tuvuga tuti okay, next step izaba iyihe, tuguma tubyibazaho. Ndatekereza ko ari umunsi kugira ngo tubimenye. Ni nayo mpamvu turi hano uyu munsi wa none. Wenda yuze mu magambo make ku batari bazi mpamvu turi hano. Now ndagira ngo dutangire na introduction ku bantu bari kuri panel
twibwire ndabanza iburyo n'ibumoso bwa Alia araza kuvuga nyuma yabo ariko ndabanza iburyo n'ibumoso kwa uko bicaye iruhande rwa Alia. Mwiriwe, amazina yanjye ni Benimana Ramadan Patrick, amazina azwi cyane brand name ntibamenya. Ndi hano nk'umuntu wagize uruhare kuri iyi filime kugira ngo ishobore kuba yagaragara mu minota itariza kuba ari myinshi iraza kubigera hanze, nicyo kinyicaje hano. Murakoze. Amazina yanjye ubundi nitwa Mutabazi Diaro ariko nkabazwi nka DJ Diaro. So ndi umwe mu bantu bagaragaye muri iyi filime igiye kujya hanze mu minota mikeya. Murakoze. Hanyuma Alia we ndaza kumusaba tugire no muri details dutangire igikorwa nyamukuru kuko namaze kumukorana introduction deja ari izina narivuze so ariko yatubwiraho gace nyuma akatubwira impamvu turi hano nyamukuru kugira ngo na session yindi kurikiraho yanyu tubibaze kubahereza time yanyu. Murakoze cyane. Alia tugoye ijambo. Murakoze nanjye nivuge izanjye ni Isinga Nancy akaba nitwa na Alia Cool. Baje kubashimira mwese kuba mwitabiriye kuri n'iby'agaciro ndishimye kubitaho. Rero nk'uko Anita yarabivuze ikiduhurije hano ni ukugira ngo tubashe gushyira Alia movie out, abantu babe bashobora kuba bayireba. Ngira ngo Ramadani wambwira hasigaye iminota ingahe kugira ngo ijye hanze? Hasigaye iminota 10 gusa kugira ngo ibe yajya hanze. Ikaba iri buze kuba iri kuri YouTube kuri channel yanjye ya Alia Cool Isimbi. Abantu baba bagiye kuba bashyizemo reminder kugira ngo niza kuba ijya hanze babashe kuyibona. Ni filime rero nakoze nyikora imbaraga zanjye zose, ariko zizaguka zikaba nyinshi zikazakora izindi filime ni kuyirusha, ariko kugeza ubu izo nari mfite zose barazikoresheje. Nizera ko abanyarwanda izabashimisha kandi nkabashimira na Ramadan na Diaro baje hano uyu munsi kubana nanjye, babanye nanjye muri uru rugendo rwose. Diaro yakinnye muri iyi filime, yakinnye yitwa Bishop hanyuma Ramadan akaba yarayiyoboye akanamfasha kuyidevelopa script. Yafashije ibintu byinshi no kunkangura byose birimo nasinziri. Ngira ngo ni ibyo ijambo narisubiza Anita. Murakoze cyane. Nta bintu byinshi cyane turi busubiremo, tugeza ko ari umwanya wo abashaka kubaza mwamubaza. Nanjye hano ndi nka transporter w'iyi microphone ndari kugeza aho ushaka kumanika ukuboko mugeraho. Tuza turakira ibibazo bibiri cyangwa bitatu session n'ibibazo bya mbere. Murakoze, nitwa Nzeyimana Lukman. Nkaba nshaka kubaza Alia kuri iyi filime kubera ko ukurikiye izina Alia ni izina rye ariko ni izina rya filime. Abari hano cyangwa se n'abakurikiye wenda channel zitandukanye babifuza kumenya hari aho bihuriye n'ubuzima bwawe wabayemo, hari aho bihuriye n'ubuzima nyakuri wabayemo, cyangwa hari aho bihuriye n'ubuzima wenda bw'abandi bantu muri rusange. Ariko kugira ngo abantu bamenye neza, ni filime igaruka ku buzima wabayemo cyangwa n'igitekerezo cy'ubundi buzima bw'abantu bashobora kuba babaho. Murakoze. Murakoze. Filime rero ya Alia the movie ni filime ifite 80% by'ubuzima nabayemo, ikaba irimo n'ubundi buzima busanzwe buba mu ngo nyine. Abantu bari married bashobora kuba babana, abagore n'abagabo babana nyine
n'abatari mariye bagiye nijoro. Murakoze, nitwa King muzi kuri 3D TV. Ikibazo cyanjye kiragira kiti muri premiering yayo twabonye uri kumwe na 1% International uyu munsi muri kwishyira hanze kuki tutari kumwe kandi ari management yovuga ko mubarizwa murakoze. 1% rero yari yaje kuko yari premiere, ubu ngubu rero no kuyishyira kuri YouTube, kandi noneho nubwo badahari ariko tuba turi kumwe nyine barasapotinga umunsi ku wundi. Presence yabo wenda ntihari ariko ibindi byose baba babikoze. Murakoze. Murakoze. Nitwa Christian uretse kuri Celebs Magazine. Nabazaga ikibazo ndiha nabazaga ubwo duheruka kuyireba filime hariya byari bimaze iminsi yaciyemo igihe abantu bibaza ahantu ushobora kuyikura, wenda hari uburyo mwabanje kubitekerezaho kugira ngo mubanze mu develope cyangwa mugire ukuntu mugira icyo mukuramo. Wenda nicyo kibazo nari mfite, wenda kuba yaratinze kubanza gusohoka kugira ngo abanyarwanda bayirebe, hari ubwo mwari mwarabaje kugira mugire uko mukuramo akandi kantu. Murakoze. Iyi filime rero yari gutambuka kuri televiziyo yitwa Africa Magic, bayerekanye iminsi mikeya, rero ndangije kugira ngo n'abanyarwanda bayibone ntatekereza ndavuga ati kuki ntayishyira kuri YouTube. Sofa nyine niyo platform nyine nini ihari ishobora gutuma abanyarwanda bayireba, niyo mpamvu natinze, kandi natinze kugira ngo nyine izaze nyine abantu bari excited n'ukuntu bari excited n'ubundi ubu. Murakoze, nitwa Bionica Soez kuri Legacy TV. Ubashije nk'ubikomeje cyose nanjye mu kubaza trailer y'iyi filime yagiye hanze muri 2020, hashize umwaka utarashyira kuri YouTube. Ese ni iki cyatumye cyangwa se cyateye kutayishyiraho iki gihe cyose cy'umwaka wategereje? Izi mbogamizi wahuye nazo kugira ngo ntubashe kubikora? Murakoze. Nta mbogamizi nanjye nahuye nazo, ahubwo iyi filime nayikorese ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Muri izo mpamvu rero harimo kuba yazajya no kuri YouTube. Rero muri icyo gihe nabaga ntarayishyira kuri YouTube, nari ndi kuyikoresha izindi mpamvu zatumye nyikora, nk'izo nyine natangiye mbabwira, n'izindi zagenda ziza kuba igiye kuri YouTube. Ntabwo aricyo kivuga ko ariho birangiriye, izabona n'ahandi Imana nimfasha nyine. Niyo mpamvu itazi yihutira kujya kuri YouTube. Murakoze. Ndafite ikibazo. Ni nk'igitekerezo kuki akenshi muri sinema nyarwanda wenda nk'iyo tugize amahirwe tukabona nk'abantu babikunze namwe even abamenya tureba marketing ya YouTube gusa cyangwa se tutapproachinga na za Netflix ko hari umuntu ukora na filime y'iminota 20 cyangwa 10 akaba yayigurisha, kuko usanga amafaranga dushyira muri sinema kenshi atagaruka, ugasanga wenda ari gutinya kuba twaprochinga wenda izo platforms zikomeye kandi mukora ibintu biri ku rwego rwiza nabo byifite na subtitle. Kuki mutakegera ayo makampani yandi akomeye ko tubona no kuri Star Chazelle bashyiraho filime ziri mu Kinyarwanda wenda hariho subtitles kandi zikarebwa? Kuki mutinya wenda marketing zikomeye? Sinzi wenda niba aricyo mwabimbwira cyangwa harabigerageje. Actually ugiye kumfasha gusubiza ikibazo cy'uwo mutipe, ni nkaho unyunganiye. Urumva yambajije impamvu ntashyize kuri YouTube. Ndi kugerageza, urabizi n'urugendo nyine ruba rutoroshye, ariko ndatrayinga nyine kugira ngo naho ngaho bizahagere. Ntabwo ari uko ntazi ko bahari, naranabegereye, ariko ntekereza ko ariyo ntumbero yanjye, haba kuri iyi cyangwa izindi project zizaza. Emi. Murakoze. Nashaka kubaza, ubwo wari umaze gusinya muri 1% management, ino filime bivuga ko ari imwe muri samples bashimye, baravuga ati twakorana. Igihe maze isohotse bagufasha muri management, ese uhereye igihe yasohokeye kugeza ubu ngubu hari isoko yabonye, hari amafaranga watangiye kwinjiza apayo ugiye kwishyira kuri YouTube
ko akenshi mujya kuyishyira kuri YouTube kugira tuyirebere inite zacu wamaze kuyicuruzaho makeya ese hari ayaba yabonetse hanyuma iki wagiye ugikwepa no kuvana mbere ariko ntacyo uyu munsi n'ubundi yasohotse wanatubwira ni filime yagutwaye ubushobozi bungana gute ko waza uvuga ko washyizemo imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe bwinshi ni filime ugereranyije yagutwaye amafaranga no gute mu mubare murakoze ndabanza nsubize icya mbere wambwiye ngo ese ishobora kuba yatangiye kwinjiriza amafaranga yaratangiye ndashima n'Imana biri no byamotivatinze kugira ngo nyishyire kuri YouTube n'abanyarwanda bamaze kwinjira ngahe ntabwo nayakubwira utangera nijoro naho icya kabiri harya warumajije ni amafaranga Steve ariko Emi afite ikibazo cy'amafaranga cyane amafaranga rero iyi filime yaba yarantwayeyo ntabwo yaratwaye ntabwo nshobora kubivuga nonaha gusa nimara kugafata neza rwose ku buryo nzabibabwira buri wese akavuga ati naha watangiriye nsigaje ngiye nkora amaproje ya za nzozi zanjye nyine amaproje amafaranga ntaratunga nzababwira amafaranga natanze kuri iyi filime urakoze nanze kubikurikiranya ari byinshi ikindi rero nyuma y'iyi ngiyi hari amakuru yavugaga ko ugiye gutangira gukora indi proje ya mbere uri gukorana na 1% film Nani management ni filime agomba gukina mu bihugu bitandukanye Nigeria Tanzania ndetse n'u Rwanda iyi ngiyi isa naho deja yageze ku isoko then iyo proje yindi igeze he iyo proje yindi rero twatangiye shooting yo muri Tanzania yo muri Nigeria twarayirangije umunsi w'ejo nzajya Tanzania aho tuzaba turimo gukorera nanone shooting ya Tanzania then tuzagaruke mu Rwanda ikibazo kindi nari mfite nuko ukorana na team ibarizwa muri Nigeria wenda niko nabivuga uyu munsi twabonye premiere y'iyi film Alia the movie mu Rwanda ariko buriya umuntu atangiye gukorana n'abantu bari international aba yifuza ko nawe ashobora kwaguka nk'uko uri kuvuga kuzajya Dar es Salaam kubwanjye nabazaga nti birashoboka ko iyi film nayo uzakora premiere cyangwa se izaba premiere mu gihugu cya Nigeria kugira ngo turebe niyo market yuko wenda ushobora kuyifata nk'umukinnyi w'umunyarwanda kandi ubarizwa muri sinema nyarwanda ariko wakoreye premiere filime ibaye premiere mu gihugu cya Nigeria kuko ni industry ikomeye kandi ni industry ntekereza ko ari cyo yasiga kuri kariyeri yawe nakoze private premiere ariko hazaba nyine nyereka abantu bari private kugira ngo barebe ko movie imeze iki ariko iri open izaba kwa 12 nyine nimva muri Tanzania izamara icyumweru kimwe hanyuma icyo njya Nigeria ni naho izabera murakoze Rosette Roxy abantu uretse kuri One Fox TV twabonye filime yawe bigaragara ko ari urugendo wakoze wakitinga nka producer twabonye filime yawe nyine ukora muri ugaragara ko ukora nka producer muri sinema yawe ni igiki wizeza abanyarwanda kuri sinema yacu n'Imana nyine ubushobozi bw'Imana bifashijwemo n'Imana ntekereza ko sinema nyarwanda izagira first of all abakinnyi ba filime ntabwo ari urugendo rworoshye si ikintu nzaryama ngo bibyuke mu gitondo ngikore ni ikintu nyine kizafata igihe kinini ariko mbona neza ko gishoboka ntekereza ko igihe kizagera abanyarwanda natwe tukazajya twibona kuri za Netflix tukibona nyine ku zindi market nyine nini ku buryo nyine natwe tuzagafata nyine tukamera neza murakoze hari icyo Lucky yakomojeho ese hari icyo utekereza kuba wakongera nk'abakinnyi bari international kuba ko waba ufite company igufasha muri marketing cyangwa se no muri bikorwa by'ubushobozi hari abakinnyi bari international utekereza kuba wakwinjiza muri filime yawe iyi ngiyi yarangiye ramusanga ntabwo none nta bindi bikorwa se duteganya byo kuba wakora izindi filime zikurikira ingiyi ukakwinjizamo abo bari international izindi project
ko byagenda kose ahantu hose nzajya mbona hari ubushobozi hari umwanya nshobora kwinjirizamo undi muntu nzabikora. Ikindi nanone izindi project nzagerageza nyine kirimo abanyarwanda byibuze nka babiri cyangwa batatu uzamenya nyine. Hari ikindi kibazo? Hanyuma kuri Rogi Rutejo ndamanuka Tanzania ni projet wenda bamwe tutari tuzi cyane, watuganiriza ko iyo filime uri gukinaho, hanyuma uri gukinana n'abandi Tanzania hari abacteurs n'abactrice bakaza muri gukorana. Nigeria hari abarimo wenda bari buve Nigeria nabo baza gushutingira Tanzania. Ni fact tuganirize ko iyo filime yindi kuko ingiyo nandi gutera akajisho mu kanya turaba tuyiryoherwa. Reka turebe biri mu gikoni. Okay, ichomi baba iyo projet rero umuntu wo muri Tanzania uzaba uyirimo, harimo umukobwa witwa Irene Po, ni umukinnyi wa filime muri Tanzania. Niwe wenyine wo muri Tanzania uretse wenda iyindi team technique n'ibyo Ni yawe cyane ya management? 1% rero amasezerano dufitanye, turi partners ku mafilime nyine azajya akorwa. So ni ukuvuga ngo hari percentage nanjye hagira percentage. Kuri gahunda izarangira ryari? Ntabwo nabimenya, ntabwo namenya ngo ni ryari, gusa ntabwo ari kera. Okay, ikibazo cya nyuma kuri uyu munsi cyanjye narinde kuganira n'umuvandimwe cyanjye, nashyizeho cyanjye urumva tuganira n'umuvandimwe hano K John. Hari ibintu ambwiye numva ni byiza ko nabivuga, ko arambwiye ati Lucky we bivuge nta kibazo. Yanze dore ngo turi kumwe na rubona mubeshyira, arambwiye ati oya Lucky babarira we kivuge. Arambwiye ati filme ni sawa byataye, n'uwayikoze ni sawa na team ni sawa, ariko arambwira ati uyu munsi ni ibintu byiza ko umuhanzi wacu cyangwa se umuntu ubarizwa muri sinema ashobora kwerekana filime ye ikaba premiered mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, ariko byaba byiza nanone abayobozi bacu bumvisha ko nanone uyu mwanya baba bawufite. Arambwira ati se ntabwo byaba byiza buriya Alia atekereje gutumira minisita w'urubyiruko nabo bakorana bose akabereka umusaruro w'akazi ke yakoze, ko iyi filime izigisha abantu bamwe na bamwe, kuko media Imana ishimwe ko tuhari kandi Imana ishimwe ko ikomeje kudutiza nyine umwuka wo gukora ibi ngibi, ariko nanone abayobozi bariho kubera twebwe. Ese utekereza iki mu gutumira nka Minister Rosemary cyangwa se Minister Bamporiki? Abo ngabo ni abayobozi bacu muri Minisiteri y'Urubyiruko. Ese utekereza ko hari umunsi wenda watumira n'abayobozi runaka ukabereka filime, kubera ko uyu munsi umunyarwanda iyi filime ariko uri gufashwa ndetse n'abantu bo hanze y'igihugu? Ntekereza ko na ya brand yacu ya Visit Rwanda ishobora kuba hari aho yagera. Thank you. Icyo kibazo kabisa gifite gushaka ikintu mbanje ikibazo cyiza. Urumva impamvu nari nateguye iriya premiere kugira ngo n'abo bayobozi babirebe, bamenye nyine imitekerereze yanjye, bamenye ibyifuzo byanjye, bamenye icyavuye mu mitekerereze yanjye icyo kigiye gukorera sosiyete nyarwanda. So ntekereza ko nagerageje kubatumira, murabyibuka ko Marie Makiri yari ahari, cyakoze abo ngabo nabo nzagerageza niba nzakabashyira bakakarebera mu rugo, ubundi bakareba ukuntu babimfashamo. Nzabitekerezaho. Murakoze. Hari ikindi kibazo cyangwa dusoza? Ntekereza babanza bakavuga noneho akacu. Yego ugasoza. Amana data. Murakoze. Nitwa Moses Iradukunda, muri Isibo TV. Mbere na mbere nabanza gushimira Alia na timu yose. Filime ni nziza, njye nari ndimo ndebaho n'ama views biri kugenda bizamuka.
ibibazo nka bibiri. Icya mbere ndabaza kuri muri team ndetse kuri director wa directings iyi filime bamenya uyu munsi filime ntabwo yari iri kuri YouTube, imaze kujyaho nawe n'umwe mu bahakorera. Nagira ngo dusangize experience se iyo haje indi filime isoko rihari rirahagije cyangwa muba mugiye guhangana mukabirwaniraho. Ikindi cya kabiri, hari abantu benshi bakunda kuvuga bati hariya muri Nigeria arasimbuka akagerayo agahura n'abantu bakomeye. Uyu munsi yatubwiye ko hari na projet afiteyo. Ese mu by'ukuri n'icyo abantu bakwiye kwigira ku rugendo rwe mu kugerayo, mu gukora izo connection, kuko hanze hari abanyarwanda baraza gukurikira kino kiganiro. Kandi nanone nk'umwana w'umukobwa regira ngo uze guha ubutumwa abana b'abakobwa bandi batekereza ko uburyo ugerayo bishobora kuba bica mu nzira bakunda guhwihwisa bati si nziza. Murakoze cyane. Murakoze kunyita akana k'agakobwa. Okano ni keza. Ni keza. Agasubirwamo kenshi gashoboka. Ndumva ameze neza. Icyo nababwira, urugendo nyine ntirworoshye kuba umuntu nyine w'umukobwa utekereza gukora ibintu binini. Hari ibintu byinshi wirengagiza by'umunezero wirengagiza kwiha, harimo no kwiha kubaho abantu batakuvuga. Rero iyo wafashe intambwe yo gukora ikintu gikomeye ubizi neza ko bagomba kuvuga ko izo nzira atari nziza, ariko iyo ubizi neza ko inzira ari nziza urabona n'umusaruro kandi ubizi neza ko nabo bazawubona, burya ntacyo biba bitwaye. Icyo nabwira abana b'abakobwa yari kuvuga ndumva ko wambwiye, nababwira ko inzozi ziba impamo ari uko ugize ikintu uzikoraho. Iyo utazikozeho ikintu runaka rero zirakomeza zikaba inzozi ndetse rimwe na rimwe zikanibagirana. So ako kantu niko numva nababwira kugira ngo n'abafite dreams bagerageze kugira icyo bazikoraho kugira ngo babashe kuzacive. Nicyo kibazo mbajije gusa. Yego. Murakoze. Ari yego. Murakoze. Ikibazo mbajije nk'umuntu wayoboye iyi filime, wavuze ngo cyangwa se tukajya mu by'imihari, ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo abakorera kuri YouTube hano turi benshi cyane, na platform nyinshi, kamera nyinshi mbona nyinshi zo kuri YouTube bafite platform zabo, ahubwo twabuze n'abakora. Kuko iyo hakoze abantu 100 tujya ku isoko turi benshi, babakira bakaza kureba byinshi bagacagura, ariko iyo hari wenyine babura gucagura. Kugeza ubu ngubu ahubwo tuba dushaka abantu benshi kugira ngo tugaragaze ko dufite imbaraga. Gusenza baramatana n'abantu 3 bazabona yuko ari bo mbashije. Rero dukeneye benshi baza tukabahigika cyangwa bakaduhigika bitewe n'ibintu bazanye. Kuba wenda iyi filime yari we igiye kuri platform ya YouTube mu rwego rw'abanyarwanda kugira ngo bayibone batigeze babona umwanya wo kuba bajya kuri Olympia kanari haruguru, ndetse n'abacikamo abenshi barabisabye, twabanje no kubanza kureba ibitekerezo n'abayisabye. Ariko nyiri filime ngiye uruhare nayo nyifiteho no kuyobora. Nyiri filime yari afite uruhare rw'amafaranga n'ibiki byose. We yaravuze ati ndabanza njya gukuramo amafaranga yanjye, nimara kuyakuramo nzagaruka mpe n'abanyarwanda. Ubu ngubu nubwo turi hano tugiye gutanga ibintu by'ubuntu. Ibintu by'ubuntu bigiye kujya kuri YouTube kuko na channel iriho ni channel shyashya, ntabwo iri monetize ngo tugiye gucuruza, ahubwo twaribye abanyarwanda tubamurika tubahe ibintu by'ubuntu barebe umukobwa wacu ko ashoboye kandi k'agakobwa noneho n'abandi bakobwa babone yuko bagomba kuba babikora. Nta kindi rero, ariko abashaka kuza gukina filime nubwo bitoroshye bagashyira kuri YouTube baza bashyireho, kuko icyo nizera 30% batangiye barahombye. Abantu 5 bo bungutse, aba 5 bandi mandatana nabo kugeza n'ubu natwe dufite
umwanya wo kugira ngo twomeze dukore niba ndabwira bakomeze baze rero ariko icyo nababwira n'abaza kutureba kugira ngo bahatane natwe kuri YouTube mujye mubanza mubaza aba producer kugeza ubu dufite abashoramari bagenda bakajya kubaza abakinnyi bacu ngo ese bimeze bite aba boss bacu barakize bibuka ko kajya kano kanyicara ngandi brand ambassador bigo bitanu amafaranga mfata ku kwezi ushobora gusanga wenda ari menshi cyane ugakeka ko ndimo ndayakora kuri YouTube kandi wibagiye ko mfite ibigo bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda bimemba buri kwezi niho nakuye izina nimba naragiye gukora izina ahantu wenda n'urugero rukantange nk'urugero nimba nshobora kujya ahantu ku kwezi nkakora nk'ibihumbi 20 by'idolari agakashora 15 nkira bitanu ukaza unyishinga bakagushobora kugurisha inzu yenguje kuba wakinisha filime waje ukambaza kugira umuvuno agareka n'umupfumu wanjye warangiza ukaza gukora uzi by'ukuri ko umukinnyi yagushuka abantu benshi babaherwe barahobye kubera abakinnyi babashuka bakabizeza ibintu bidahari mujye muza tubagira inama njye nta mu producer n'umwe wangezeho mugure kumugenera amakore muri covid house ya production yanjye niyo yashutse filime nyinshi z'abantu batangiye guhoma nimo ndagira ngo ndiye kumba supporting ngeyo mbonye n'umuntu wese umukonkira wanjye yo mbonye adakora njye kumwihigira udakora byagenze bite akenshi iyo kwa ikibazo cy'amafaranga nyafite nzayamuha cyangwa ambye akari team yavuze nkayimutiza mu kwezi kugira ngo ngere azuke akore mbona bamatana nabo iyo mbuza bamatana nabo ndababara koze rero kuza bazaze duhatane kuko iyo mbuza bamatana ngaragaza ko nta ntege mfite baguze n'icyo nongera okay arundi ufite ikibazo nahari nabo vibrate nta kibazo nasabira guriya mukozi wo muri MTN ikibazo babajije njye ntabwo nagizemo n'akamwe okay so iba ari nta kibazo sinzi ndatekereza ko niryo zina tuzi iyo tukomeza gukoresha bamenya time sinzi niba hari ikindi bashaka kutubwira cyane cyane wakunganira ariya kuri iyi movie ubwo wadusobanuriyeho bagasubiza agaca kibazo watubwira kuri ariya the movie ho gato murakoze Anita ariya the movie ni filime ifite isaha n'iminota 40 n'amasegonda 46 ni filime yakozwe mu gihe gihwanye n'umwaka turarwana nayo igitekerezo yakigize kera iyi filime ntabwo ije none igitekerezo twabyutse kibeho ni igitekerezo twagize tukiri kuri flash dukorana dukora kuri televiziyo kimara nk'imyaka nk'ine turimo turakigenzura agafaranga kaje kuboneka rero umukobwa muto arambwira ati ese tugira icyo dukora dukaragira aho ndabanyarwanda turemeze nibwo yicaye ambwira igitekerezo cye n'ubuzima yanyuzemo sibyo ko bwinshi nari mbuzi ndangije ambwira 80-20 ngabo nkabamenya kugira ngo ishyuhe muri make arimo kuri kwa 80-20 ari ikibeshyo abakinnyi bakinyemo ni benshi bonye harimo aba DJ harimo aba Slay Queens sorry iyo ni kunda kuvuga ko ngewe namaze gufata ubusobanuro bwanjye bwo kumara no Slay Queens nuko byamaze gufata ko umukobwa wishoboye sabiriza harimo abakobwa rero batagisabiriza nibo twakoresheje n'abahungu bisobanukiwe harimo na Diaro team technique yakozemo yari house yanjye ndetse n'abandi baturukaga kwa Badrama bake twakiye mu gihe gikomeye niko nabivuga twakiye muri covid igitangira twapanze saa moya ko turibuze gushutinga kugeza saa 4 za nijoro bitewe n'ukuntu amasaha ameze tukajya kuba dukumva itangazo kabera soye ngo ni saa 12 mutaha shooting kabera pfuye niyo mpamvu yafashe n'igihe kirekire cyane rero harimo na scene twagiye gukabura ko tukina nijoro bitewe n'uko gutaha ari kare gukora ari kare tukaba ahantu hamwe ndetse twakinaga mu ngo zimwe na zimwe za boss gukina nijoro bibujijwe yuko babasakuriza mu gihe baje kuruhuka
urumva yuko byadutwaye umwanya munini wose uhwanye n'umwaka kuyicuruza. Icyiza nuko yasinye muri kampani ikomeye yasinye n'abandi banzi b'abanyarwanda 1%. Ejo bundi yayijyanye Nigeria kuyereka bamwe mu bahembwe bahatuye bashobora kuba bashora imari muri projet, ubwo niyo private babwiraga. Wenda nyuma sinzi bazayihaka n'aba Nigeria batandukanye, ndabibaza ko private ko simba nayo bicaye aho hantu niyo mpamvu bitiri private. Rero urumva yuko yagiye gushaka isoko n'amafaranga menshi yazana mu Rwanda. Icyanshimishije cyane mbere nuko filime ya Aria ya mbere igiye hanze kandi ikaba ari filime yagiyemo abantu bakomeye. Ikindi yashyiyemo n'abantu bagomba kuba bafata agafaranga gakomeye ko ntabwo umuntu yapfa kumagurutsa ngo ajyijyanire ngo ajye kunyigondera, benshi byarabananiye kugira ngo nzajye kumara umwaka ndimo ndiruka ku bintu bye bite n'ibyanjye. Ariko iyo mbonye amafaranga ari munsi y'amakweri no kumwobo namanuka aho ngaho naragiye, ariko umwobo iyo nongo ntabwo mvuze. Rero iyo filime ya Aria yagiyeho nkamaze kwibona kuri YouTube ni channel ye. Tukimaze kuyishyiraho ngiye kureba nsanga mu gihe cy'amasaha 24 subscribers tumwe na monetize zabaye, ariko twagize ikibazo cya watch hour kuko twashyizeho akantu k'umunota, ariko subscribers twazibanye channel ba monetize mu gihe cy'amasaha 24. Ubu ngubu rero icyo nizera kuko ikintu cyose cyo kuri YouTube nashyizeho ko kigomba kuba cyo kubera impamvu zanjye bwite mutari mwamenya. Naho nzikura iyi channel rero yanjye bitewe na mwarimu wanjye n'irino joro irareba ya monetize. Ugomba kuyibona kuko watch wansigaje ni igihe gito kugira ngo ibe monetize, kandi niribwa n'abantu barenze 30 naza kwita ba monetize, kandi akeka ko hano ngabye maze no kurangira. Rero urumva yuko binari sawa. Nta kindi rero support yanyu dukeneye YouTube, kwa mwafata link mukayidushyirira muri hasi muri comment, mukadushyirira kuri community yanyu cyangwa se muri shorts zimwe hasi kuri YouTube. Bamaze kwikoresha utuntu twinshi bashobora kwamamarizamo, mukayidushyiramo kugira ngo abanyarwanda bagereho bose bashobore kuba bayibona, babonebe igikorwa umukono muto amaze kugeraho kugira ngo dukomeze dukore. Nta kindi rero navuga ni icyo ngicyo, nuko yashoramo amafaranga menshi nanjye nakuyemo amahagije, aba nicaye ahangaha kubera ko yo nari yarampagije. Kandi n'ubu ngubu turacyari hari umuntu wabajije ikibazo ngo amafaranga yashoyemo ubuze ko n'akantu gatije kwishyura sale turacyashoramo. Ntabwo rero ibikorwa biracyarimo, no mu kanya wenda dukaraga karabandi tukiba tugishoramo. Murakoze cyane.